twebwe twabikoreye muri kadire nyine yacu yuko dukorana nawe gusosanya inyungu, tuvuga ko mu by'ukuri uburyo yafashwemo ari uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga, niyo bita kidnapping. Tuvuga ko igihugu nk'u Rwanda niba kiri mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaeda. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigeze gikora ibintu bya kidnapping. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi, akaba afite ubwenegihugu bwo muri Bubiligi. Hanyuma rero ko aribo bagombye kugira uruhare ku uwo muntu. Muravuga ko yashimuswe, ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana. Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuki bagomba kumubeshya? Byatandukanye no gufata kimwe n'ibyo bya Al-Qaeda, kuko bakoresheje amayeri. Yego ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu Burundi babikoresheje bo babafite bazamara abantu ahubwo bakomeje kandi yabo. Icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu atigeze ateganya ngo tubibone, kandi ntawamenya n'ibyo bamuhereye mu ndege, bagomba kuba baramusinzirije bakamukangura ageze. Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, Bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe, bwo yaba ari ibyago cyangwa abeshywe, wamwihorera akagucika? Umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga wese bo bamusanze mu gihugu cy'u Rwanda ko bakimuzanyemo ku mufuka n'ibitemewe, atari n'umutitwaye, atari n'umutu hari ahandi bari kugira ngo babikorwa gutyo. Ubundi ukuri ariko Rusesabagina ubwe yivugira ko yabeshywe n'umupasiteri w'umurundi ngo agiye gutanga ubuhamya mu rusengero rwe, yasohoka azi ko asohokeye i Bujumbura agasanga asohokeye i Kigali. Umupasiteri ntabwo yamubeshye, ahubwo abantu bamenye uko byumva. Abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri ahari amushaka, ariko umupasiteri ntakemuye ikibazo, cyangwa se umupasiteri niba ataramubeshye yaramugambaniye mu kintu rwose. Nuko bimeze. Icya gatatu twavuga ngo ni kiriya cyerekeranye n'ibintu biri mu Rwanda, umuco ufite ntakiboneka, yari akwiye kugaragara agahumuriza Abanyarwanda, kuko kuba adahari biratera icyugazi kandi bimeze nabi. Ariko ejo bundi yaragaragaye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ndakubwiye ko ariwe baragaragaye buriya, kuko aba ngabo b'Inkotanyi bavuga ntabwo twababonye. Agira harya avugira bakabasirika bakamukomera mu matwi tureba, none akabona gufata ijambo. Ntabwo byagenze. Abandi b'abahanga bavuga ko ari ibintu by'ibihimbano. Ikintu cyazaba cyiza koko nk'uko bamwe babivuga, yahaguruke agiye kuri stade Amahoro cyangwa se agiye kuri stade Nyamirambo, aramutse u Rwanda azarebe uko abihimba. None waba umunsi mwiza wo kwibuka igihe bateye igihugu, bakaba bajya wenda ahantu hamwe. Niyo yajyaga muri resitora abantu bakamubona, ariko ibyo bintu byo kugiteka ajya kwihisha inyuma ya za mikoro ntabwo tubyemera. Hari n'abavuze mu ndege none yagiye muri Etaje niba ari none ejo bundi ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye, iriya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ariwe warivuze? N'abandi ariko ntibari bahari. Rero bisabye ko yaba yarabivugiwe kubumbya akemeza, ariko niyo uvuga ko yabivugiye mu kureba ahantu mbese imbwirwaruhame nk'aho batagira muri konferanse cyangwa se sinoze aho sinaryo sinzi nuko yarivuze n'abandi kubera iki kintu cya covid, kuko babo bari bahari, ariko nagize umuntu unyemeza ko umuntu yavuga izi siporo byabaye. None murashaka ko abigenza ate? Icyo mumwifuzaho ni iki? Nuko yakora nk'uko yakoraga mbere yiga karubanda, aje ikintu tumushakaho. Ese tukiyibisha n'iki adini? Ikintu cyiza numva icyo tutaka batubwire bati umukuru w'igihugu ararwaye. Ntabwo tuzaba azi indwara arwaye, nta muntu utarwara, ararwaye ntakira muzamureba. Ni ikintu ntihagije. Ariko rero umuntu babeshya ngo yavugiye ku byuma
impanga iki batanga amafoto ntabwo yariye ntabwo kubera za komunikasiyo moderne ntabwo abantu bashobora kubishyira. Mu gusoza Bwana Twagiramungu, muri ayo mashyaka yose umbwiye ni wowe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda, ntabwo bufite? ntabwo bafite ntabwo bafite kubona y'ubwoba maze kubona byinshi napfurije abantu benshi hari n'abo umwe napfushije bamukenye inda atwite yitura hasi n'umwana wari mu nda wagira ngo yari asameza ntabwo rero n'ibibondo byarapfuye ntabwo twagira mu kuzuza imyaka 20.